wongere kwibuka ko hari imbaraga zikurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga. Uyu munsi wongere wige kwiyiriza ubusa, niyo password. Wige gusenga kandi usenga n'umwete. Wige kuba maso ugasanga wowe uragera mu bantu ukavuga. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane natwe twese, abari hirya no hino, abadukurikira mwese, Imana ibampera umugisha. Hanyuma wowe utari wakora subscribe, ukora subscribe kuri iyi channel yacu Imana Irahari Pascal Official. Dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza kandi ukoreshe ya na comment, biremewe. Yesu azaguhereza umugisha. Reka dusenge Imana. Uri Imana igira neza, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana ndagushimiye, ngushimiye ko waturinze ukabana natwe amahoro, bukaba bwakeye turi amahoro. Izina ryawe niryubahwe. Aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera abari utubera umuyobozi, ngewe mbure ariko Imana yigaragaze. Mu izina rya Yesu ngewe nyemerera nkubere mikoro ariko wivugire, kandi unyemerere ugiye gukurikiranira ijambo wese rimwomora umutima, rimukomeze, rimubere maso, rimubere impamba ibana nawe, igendana nawe mu rugendo. Kandi unyemerere Uwiteka Imana abarushye n'abaremerewe bose nk'uko wavuze ngo baze bagusange, iri jambo ribabere ibyiringiro, bongere kukugarurira icyizere. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka dutangire ikibwiriza cyacu n'indirimbo ya 70 ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho kuko Imana izakurinda. Ibyagutera ubwoba ni byinshi, ibyakurushya ni byinshi, ibyakurwanya ni byinshi, ariko igisubizo cya byose kiravuga ngo reka gutinya kuko Imana irakurinda. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana we, Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, Imana irakurinda. Imana we, Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana we, Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. Komeza ubane n'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana we, Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana we, Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Kandi ubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Uyimenyesha ibikubabaje, Imana irakurinda. Imana we, Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana we, Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda.
ngo Imana izakurinda. Ageze hepfo ku nyikiza aravuga ngo Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, ngo kandi iraguhaza amahoro, ntugire ubwoba nubwo uca mu bibazo, ugaca mu mikoki, ugaca mu bigeragezo. Ariko uyu munsi Uwiteka Imana avuganye nawe ijambo rikomeye rivuga ngo Imana irakurinda. Nubwo ubona uwo mutwaro wikoreye uremereye, ariko Imana irakurinda. ngo nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, ibyo ntibigutere ubwoba, kuko Imana irakurinda. Ageze ku gitero cya kane aravuga ngo kandi nubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Ngo ariko wowe hari icyo Imana igusaba, uyimenyeshe ibikubabaje, Imana irakurinda. Yesu nashimwe cyane. Nubwo ubona uri mu ngorane, ugaca mu bigeragezo byinshi, intambara akaba ari nyinshi, ibikugoye akaba ari byinshi, ariko ntugire ubwoba. Iyo Mana uyimenyesha ibikubabaje, izakurinda. Reka nkubwire mukozi w'Imana, hari igihe abantu bahura n'ibikomeye, hari igihe abantu bahura n'ibigeragezo, hari igihe abantu bahura n'ingorane, hari igihe abantu bahura n'ibibaruhije, barangiza ntibibuke gutabaza Imana, barangiza bo Satani akabereka ko hari umuntu wabafasha mu bigeragezo, hari uwashobora kuborohereza. Ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo uhanga amaso Uwiteka, niwe gisubizo cyawe. Niwe ushobora kukuneshereza mama, niwe wakuneshereza wa musore we, niwe wakurwanirira wa mupapa we, niwe wakurwanirira wa mukobwa we. Nta wundi wakurwanirira. Intambara ucamo ziragoye, ibibazo uhura nabyo biraruhije, ariko uyu munsi ijwi riravugana nawe ngo uyimenyeshe ibikubabaje. Aleluya. Imana niyo yonyine yakurinda. Kandi irangije iravuga ngo nubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Ititaye ku bibazo byawe, ititaye ku ngorane zawe, ititaye ku bigeragezo uhura nabyo, ititaye ku bikurwanya, ititaye ku burwayi umaranye imyaka myinshi, ititaye ku bukene bwabaye karande, ititaye ku nyatsi kuzengereza, ahubwo wowe uyimenyesha ibikubabaza, nayo bizayitera kukurinda. Password ni imwe, niyo kwinjira mu nzu yawe, ukajya mu cyumba, warangiza ukiherera, ukabwira Imana yawe, ukayitakambira, ukayinginga, ukayereka ngo Mana warebye na biriya. Uwo mwanya uri kujya kubwira abantu, nyemerera uwegezeyo, nurangiza ufata umwanya ubwira Imana, kuko yaravuze ngo ntabaza nanjye ndagutabara. Kandi ningutabara ndanakwereka ibikomeye wowe utari unazi. Ibishatse kuvuga iki? Imana nikwereka ibikomeye, iraba yiteguye no kuza kugutabara. Imana nikwereka ibikuruhije, iraba yiteguye kuza kubikuraho. Nta na kimwe cyananiye Imana mu gihe cyashyizweho. Imana ishimwe. Iminsi yawe Imana irayizi, imibereho yawe Imana irayizi, ikigeragezo uhura nacyo Imana irakizi. Yarabibonye wowe utarabibona. Yigeze yabwira Yeremiya ijambo rikomeye, iramubwira ngo Yeremiya, mwana wanjye nakumenye utari waba urusoro mu nda ya mama wawe. Imana ishimwe. Bisobanuye ngo ibikubaho byose bijya kuza Imana yagize gute? Yabibonye. Wowe wigira ubwoba, reka gutinya. Ntutinya, abadayimoni barakwataka. Ntugira ubwoba, myuka mibi irakwataka. Ntugira ubwoba, urabadekuraje muri wowe. Ariko hari imbaraga z'Imana zururukiye kunetraliza ibikugerageza byose. Hari imbaraga z'Imana zururukiye kurwanya ibikurusha byose. Hari imbaraga z'Imana zahagurukiye ibyaguhagurukiye. Humura, ugubwe neza. Nijuru hari Imana ivuga bikaba kandi bigasohora. Ntabwo Imana ivuga nk'abantu. Reka gutinya ibizakubaho, ariko uyimenyesha ibikubabaje, uyimenyesha ibikuruhije, uyimenyesha ibyakubujije amahoro, uyimenyesha ibituma urara udasinziriye, uyimenyesha ibikujomba, uyimenyeshe ibyaguhagurukiye, uyimenyeshe inzara umaranye imyaka myinshi, uyimenyeshe ubukode bwabaye karande, uyimenyeshe gukora ntibyemere. Ese kubibwira abantu wanyemereye uyu munsi wa none, ugakura ibyiringiro byawe ku bantu, warangiza ukabyerekeza ku Uwiteka Imana, kandi we wagira icarema, yamara kukirema akagikomeza, arakirema atitaye ku mibereho yawe, akirema atitaye kuri
kavukire yawe, akirema atitaye ku barozi bakurusha, akirema atitaye ku bacuraguzi bakubuza amahoro, akirema atitaye ku bakwirukankana, akirema atitaye ku nama zigukorerwa, kuko ibyo byose ni imfabusa. Mbere y'uko bikorwa hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Niyo mpamvu nza ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana ararema igishasha ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Nijoro dufite Imana, ariko ngo tuyimenyeshe ibitubabaza, nayo izaturinda, nayo izatugirira neza. Oya, ntabwo izemera izina ryawe ritukwa ku bwacu, ahubwo izatubera Imana kandi izatubera ibyiringiro, izatubera ku rugamba, izarwanya ibiturwanya, nirangiza ihiga ibiduhiga. Ntugire ubwoba, Uwiteka Imana arakurinda, kandi nubwo uzaca mu bikomeye, Imana izabana nawe, ntabwo izigera na rimwe igutererana. Imana nishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 41. Turaza guhera ku murongo waho wa 10. Unyemerere utega amatwi ukurikirane iri jambo ry'Imana mpaka kugeza iyi video irangiye. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Uraza gusanga Imana ikigufiteho amakuru, urasanga Imana ikigufitiye icyizere. Nubwo abantu bagutakarije icyizere, ariko imbere y'Imana uracyafite icyizere. Nubwo umuryango waguciye ukakwanga, ariko imbere y'Imana iracyagufitiye icyizere. Nubwo bakubwira ngo urimbura mukoro, ariko imbere y'Imana ibona ko hari icyo umaze, ahubwo uri igiciro cyinshi. Reka umukozi w'Imana adusomere mu izina rya Yesu Kristo. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 41 guhera ku murongo wa 10 haravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Iyo ni Imana ibivuze, ntabwo ari inyogosenge, ntabwo ari so wanyu, ntabwo ari umuvandimwe wawe, ntabwo ari inshuti mubana, ntabwo ari abavandimwe. Oya, abo baravuze ariko ntacyo bakoze. Uyu munsi Imana iravugana nawe ngo mwana wanjye ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Amen. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Oya, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Imana irimo iravugana nawe ngo ntutinye kuko iri kumwe nawe, kandi ntukihebe kuko ni Imana yawe. Bisobanuye ngo ni ibyiringiro byawe. Yigeze yabwira Aburahamu, iramubwira ngo mwana wanjye nzakubera ibyiringiro, nzabana nawe, nzakuba iruhande, uzakwifuriza umugisha nanjye nzamuhereza umugisha. Uyu munsi Imana iri mu ijuru iravugana nawe ngo ntutinye kandi ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza. Njyewe Uwiteka Imana nzajya ngukomeza. Bisobanuye ngo nucika intege, Imana izagukomeza. Nugera watendebutse, ubona ko Imana itagikoze, ubona ko ibigeragezo byamaze kugusharirira, nibyo wamuririmbiye yavuze, Imana izaba iri kumwe nawe. Ni koko nzajya ngutabara. Yego, nzajya ngutabara. Nubwo wakorerwa akagambane kangana gute, nubwo intambara zaguhagurukira, nubwo abanzi bawe barara barigenda bakarikesha, Imana izaba iri kumwe nawe, izajya igutabara. Kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. Bazagutega jido, bazagutega imitego, bazakugambanira, ariko Imana ntabwo izemera ko wikubita hasi. Imana ntizemera kuba uko abantu babishatse. Imana ntizemera ko amagambo abantu bakwatura ari yagusoraho, ahubwo uzajya kumera nk'uko babishaka. Ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Imana ishimwe. Bazakurekura ariko Imana izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Bazakurwanya ariko Imana izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Bazakwirukana mu rugo ariko Imana izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Bazakwirukana mu kazi ariko Imana ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Haleluya. Nafashijwe. Ntabwo Imana izemera ukorwa n'isoni n'uyisunga. Amen. Reka mvugane n'abantu bafite akazi. Hari igihe bakubwira ngo turakwirukanye, ukagira ubwoba ngo birarangiye, ariko ndavugana nawe kuri uyu munsi. Bazakurekura ariko Imana ikuramiza ukuboko kw'iburyo. Bisobanuye ngo hazaba hari ibisubizo by'Imana bigutegereje. Haleluya. Bazakurekura, Imana ikuramiza ukuboko kw'iburyo. Ntugire ubwoba, izajya ikuramira, izajya ikurengera, izajya igutabara, ititaye ku migambi y'abakwanga. Ariko kondisiyoni ni uko uyimenyesha ibikubabaje. Niyo password. Ni uko ufata umwanya ukiherera, ukavugana n'Imana ukayibwira,
ukayibwira ngo mana ngo na kiriya wakibonye, mana na kiriya wakibonye, bizatuma imana ikuba hafi, ibikurwanya byo ntibizabura, ariko imana izakuramiza ukuboko kw'iburyo. ariko gukiranuka kwanjye ngo kandi uko kuboko kw'iburyo niko gukiranuka kwanjye, bisobanuye ngo muri uko kuboko kw'iburyo hazaba harimo indi mibereho, bisobanuye ngo muri uko kuboko kw'iburyo hazaba harimo agakiza gahagije, bisobanuye ngo muri uko kuboko kw'iburyo hazaba harimo ibyo ukeneye byose, urugo rwawe ruri kugucika ureba, mu kuboko kw'iburyo kw'imana harimo urugo rutemba amata n'ubuki, mu kuboko kw'iburyo kw'imana harimo ubuzima, harimo gukira indwara, mu kuboko kw'iburyo kw'imana harimo imibereho itandukanye n'iy'ab'isi batanga. kuko mu kuboko kw'iburyo havamo ikintu nta garante. Iyo umwana w'umuntu yakugirira neza mu nyuma akakubwira ngo bigende gutya, ariko iyo imana igutabaye ibyo biba bibaye, nta kiri buguhige, nta kiri bukunanize, kuko igushyiraho n'uburinzi bwayo. bisobanuye ngo izakuramiza ukuboko kw'iburyo. Uyu munsi Uwiteka Imana kuramiza ukuboko kw'iburyo. Wabonaga ko byanze, wabonaga ko mu by'ukuri ntawo kukuramira ufite, n'abo wahamagaye bakumviye ubusa, n'abo wabwiye bakumviye ubusa, n'abo mu bana bakumvira ubusa, yewe n'abakubwiye ngo tukuri inyuma, abo ngabo bakumvira ubusa, ariko Imana ikuri imbere bitandukanye n'uko abantu bakujya inyuma, irajya ikuramiza ukuboko kw'iburyo. Uyu munsi irakuramiye mu izina rya Yesu Kristo. dore abakurakariye bose bakorwa n'isoni bamwara. Imana ivuze ikindi kintu gikomeye ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni nibarangiza bamware. Bazabona ibyo bari baragambiriye bitarimo gukunda, bazabona ibyo bari barapanze byaranze, ngo icyo gihe bazakorwa n'isoni nibarangiza bamware. Kuko Imana igufiteho umugambi mwiza utandukanye n'uw'abantu bakugeraho, kuko Imana ikubereye maso nubwo abantu batakikubera amaso. Wabuze n'uwaguhoza, wabuze n'uwakubwira ngo humura, ariko uyu munsi wa none Imana yiravugana nawe ngo iri kumwe nawe, iri kumwe nawe uri kumwe n'abantu, iri kumwe nawe utari kumwe n'abantu, iri kumwe nawe bagukunze, iri kumwe nawe bakwanze. Ntugire ubwoba, ntuzahagarare uvuge ngo kuba ngo abantu baramfasheho ijambo, ngo abantu bakanyanga, ngo imiryango ikaba yaranyanze, bakaba ntawe uncira kari urutega, ngo Imana nayo niko byagenze. Reka da, ntibazakubeshya. Abantu bareba nk'abantu, Imana ikareba nk'Imana. Imbere y'abantu wataye agaciro, ariko imbere y'Imana ufite agaciro. Imana igufiteho umugambi, kandi uwo mugambi wayo nusohora ku buzima bwawe, babandi bakurakariye bose bazamwara, bazavuga ngo twaruhiye iki. Nibagusaba imbabazi uzazibahe. Komeza. Abagutonganya bazahinduka ubusa. Yego, abagutonganya bazahinduka ubusa. Mbonye abagore barara barira, mbonye abagore barara n'agahinda, mbonye abagore barara batonganywa, babwirwa ngo nimuramukoro ntacyo bamaze. Ariko uyu munsi Imana iravugana nawe, ngabo baguhagurukiye bose bagutonganya bazakorwa n'isoni bamware. Kuko Imana yururukiye kuguhereza ijambo, Imana yururukiye kukuzamu, Imana yururukiye kukugarurira agaciro wanyazwe n'abana b'abantu. Kuko imbere y'Imana uracyafite agaciro mu izina rya Yesu. Ndetse bazarimbuka. Abo bose bari kukugerageza bazarimbuka. Komeza. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Hariho igihe umuntu aba mu buzima iteka ryose ijambo ryose avuze ntiyemera, ariko uyu munsi wa none Imana igiye kuguhereza ijambo. Abakugisha impaka bose, abavuga ngo uriya nta jambo rizima yavuga, abavuga ngo uriya ni nyakwipfira, abavuga ngo uriya ni nyakwigendera, abo bose bakugisha impaka uzabashaka ubabure. Harageze kugira ngo uvuge ijambo ryumvikane, harageze kugira ngo nawe uhagarare mu bagabo utambutse ijambo ryumvikane, haba aho usengera, haba mu rugo rwawe. Wewe wambuwe ijambo, Satani yaraje arangije aragukiringa akwambura ijambo no mu rugo rwawe, ariko uyu munsi Uwiteka Imana aravugana nawe. Abakujyaho impaka bose uzabashakisha ubabure. Harageze kugira ngo Imana itazanure nawe ugubwe neza kuko wayiringiye. Komeza. Kandi abakurwanya uzabashaka ubabure. Kandi n'abakurwanya uzabashaka ubabure. Numara kwakira imbaraga z'Imana, numara kwakira imibereho myiza y'Imana, numara kwakira presence y'Imana, n'abakurwanya bose uzabashakisha ubabure. Paulo na Sila barabafata babashyira muri gereza,
ngo bamaze kugeramo barasenga. Iyo gereza yari ikinzwe, iyo gereza yari irinzwe, ariko ngo isengesho ry'Uwiteka Imana bamaze gukura amaso ku bantu berekeje amaso ku Mana, ngo ako kanya inzugi z'imiringa zirakinguka n'ibihindizo by'ibyuma bicikamo kabiri. Ababahigaga bose barangije barababura, ngo basohokamo bidegenza. Imana iguye gusohoka mu kigeragezo widegenza. Imana iguye gusohoka mu kigeragezo widegenza, mbese utagikomerekeyemo. Abaguhiga bose, abakugambanire, ubashake ubabure mu izina rya Yesu Kristo. babe nk'ibitariho, ngabo bose bazamera nk'ibitariho. Muri mbyuzu umwuka yaravuga ngo dore umuti wo guhangana n'ikigeragezo nguwo warabonetse, ngo nuko bisuzugura ngo ukabigenda hejuru, ngo wahura n'abandi babisunika, bakubaza amakuru yawe ukababwira ko umwami Yesu ari ku ngoma. Ibyo byose igihe kizagera ubibone nk'ibitariho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwene data, nshuti, muvandimwe, ndakwinginga kugira ngo ukure amaso ku bantu, werekeze amaso ku Uwiteka Imana. Agufitiye uruhisho, agufitiye byinshi, ahubwo wowe nuko waragiye urangije ubadekuraje, wumva ko iyo Mana itagikora. Ariko iyo Mana yigarurira icyizere, kuko nayo iravuga ngo abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Murakoze cyane. Nakubwiraga ngo va mu byo urimo, wongere kwiyegereza Imana, kandi nayo iraza kukwegera. We ntiwashobora kwivuganira, ariko ubu tuvugana Imana yakuvuganira. We ntabwo washobora kwirwanirira, ariko Imana yakurwanira, kuko ibyaguhagurukiye bifite imbaraga nyinshi. Ariko izo mbaraga ntabwo zanesha imbaraga z'Imana. We zakunesha, ariko imbaraga z'Imana ntizazinesha. Uyu munsi ube maso, uyu munsi ukanguke, wongere kwibuka, usenge, wongere kwibuka ko hari imbaraga zikurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga. Uyu munsi wongere wige kwiyiriza ubusa, niyo password. Wige gusenga, kandi usengane umwete. Wige kuba maso, ugasanga wowe uragera mu bantu ukavuga, ugacika ururondogoro, ukavuga inkuru zabayeho n'izitarabayeho. Ariko gufata umwanya w'iminota 30 musenge Imana byarakunaniye, warangiza ukavuga ngo Imana yatinze kuza gutabara. We komeza uyibere maso, aho abandi baryamye ujye uri maso uri gusenga. Mwongere munagarurira Imana icyizere. Buriya isaha ya saa cyenda ni isaha ikomeye, ariko ubu ngubu uraryama ugasinzira, kandi imbere warasengaga, kandi imbere wabagura maso. Ba maso kugira ngo ibyaguhagurukiye bitaza kukurasa, kuko nuba maso ntabwo hagaragara wowe, haragaragara imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Nuza kuba maso, Imana irarengera urugo rwawe, ntabwo ribuze gutemamwa n'umwuzure. Ingo za benshi ziragiye, ingo za benshi zirabomaguritse, ingo za benshi zirasenyutse. Satani ntabwo yita ku gihe umaze wubatse, nta n'igihe atakugerageza. Yagerageje Yesu Kristo amaze iminsi 40 n'amajoro 40. Noneho uravuga ngo urugo rwawe rurakomeye. Komeza urubere maso kugira ngo ntihajye hagaragara wowe, ahubwo hajye hagaragara Kristo uri muri wowe. Ako kazi Imana yaguhaye wamaze kukagira, uricara uradamarara, uri mu ntebe ikuzengurutsa, uri mu biro bikomeye. Birashoboka ko Satani yaguhirika ukava muri ako kazi, ariko nukomeza kwiringira Uwiteka Imana, uraza kukagumamo kandi uragakomereramo. Abatishingikirije ku Uwiteka bazatambuka bagenda ureba, ariko niwishingikiriza ku Uwiteka uzabana nawe. Ngo kera ngo nirizaga ubusa, ngo nta kazi mfite, ngo ubu nabikorane. Aho wicaye wakwiriza ubusa, ugahera mu gitondo ukageza saa 12 uri kubwira Imana. Uzajya kubona ubone ibikuhiga byose, ibyakurwanyaga byose jagiye, buzaca rimwe usange za ntambara zose zarangiye, kuko Kristo azirwana utareba, azirwana wowe udahari, kuko we wamaze kumwiringira, ukamuhindura nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukamwizera, agatura muri wowe, agashorera imizi muri wowe. Uzagutunga urutoki azaba rutunze mu jisho ry'Uwiteka Imana. Ntugire ubwoba, iyo Mana iracyafite imbaraga zo kukurwanirira. Amen. Imbaraga zakuye Esiteri mu cyaro, zikamwimika ubwami, zigafata Morodekayi zikamukura ku marembo, zikamuzamura akicarana n'umwami, bakajya basangira. Ntuzikinishe, aho uri wagakwiye kuba uri hejuru bisumbyeho, ahubwo nuko we wagize imbaraga nke, wagize intege nke. Urumva ko byamaze kurangira, usigaye wirwanira ukoresheje amagambo. Uyu munsi rwana ukoresheje isengesho. Haleluya, amina. Ntabwo uri uw'isi. Abisi bakoresha imbaraga z'umubiri, abisi bakoresha izindi mbaraga, ariko we kugeza iyi saha imbaraga zakurwanirira ni imbaraga z'Imana, ni amaraso ya Yesu Kristo. Wiringira Imana,
uyizere nayo izakubera ibyiringiro. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ariko icyo ngukangurira ni ukuba maso cyane, ntizigere guterana n'umunsi n'umwe. Reka dusenge Yesu aduhana umugisha, ukomeze gukomera. Imana iragukunda, ikubereye maso. Nibagiwe ko ntari nivuze, umwuka wantwaye cyane. Ni Pascal Imana irahari Yeremiya, nimero yanjye ni 0789965760. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza. Iri jambo ryawe riherekesha imbaraga, uryumvishe wese yongere yakira izindi mbaraga, yakira ubutware, yakira ubushobozi, yakira ukwizera. Wongere urememwe abantu bawe icyizere, kuko abagushakana umwete aribo bazakubona. Kandi Mwami Imana wahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.